My lovelies, nitwa Sandrine nimba uri mushyashya nkanda kwakiriye. Welcome to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Iminsi yaribaye myinshi, maze iminsi narahagaritse gukora, and I'm going to tell you all about where I've been, what I've been up to, and where I wasn't working, you know. Kubera ko kuri YouTube nari narabamenyereje ko nza postinga buri munsi. I think yapostinga gatandatu mu cyumweru, so it was every day. So maze iminsi nta postinga, abantu benshi baranyandikiye, abandi baramamagaye, I saw your messages and everything. Nubwo nari ndi gupostinga ku zindi social media zanjye nka Instagram cyangwa se TikTok, ariko nago zabaga ari video nakoze kera hashize iminsi nzikoze, kuko hari ukuntu shooting ibintu byinshi nkagenda mbipostinga gake. So I've not been posting kubera ko I've been down. Hari igihe twese tugeramo ukumva ntabwo umeze neza, ukumva ntabwo ubuzima bumeze neza, wenda bitewe n'ibibazo biri kukubaho, bitewe na challenges ufite mu buzima bwawe. So niyo mpamvu ntabwo nari ndi kuboneka cyane kuri YouTube. So nahuye n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye, maze meze nabi, ntabwo nemeze neza spiritually, ntabwo nemeze neza mentally, ntabwo nemeze neza emotionally. So nari ndi gustrugglinga mu buryo bw'umwuka, nari ndi gustrugglinga mu buryo bw'imitekerereze na emotion zanjye, bitewe na transformation Imana yari yaranshyizemo. Imana yanshyize mu ishuri rikomeye, nciye mu bintu bimeze nk'umuriro, nciye mu bintu bimeze I don't know how I can talk about it. Ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo naho naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Imana izabana nawe. So Imana yancishije mu bibazo bikomeye cyane. Hari ikintu nari meze nkaho nari naragundiriye mu buzima bwanjye, narakimitse, kandi nari nagize ihishurirwa for a long time ko ngomba kukireka kikagenda, ariko nkakomeza nkigundire nashaka kukirekora. So Imana byabaye ngombwa ko ibyinjiramo, byabaye ko interveninga, byabaye ngombwa ko yitambika, byabaye ngombwa ko igisenya, kubera ko igihe cyose nk'umukristo Imana ishaka uburyo wayishingiraho yonyine, Bibiri iravuga ngo dutumbera Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera. Imana irafuha, ntabwo Imana ibishaka ko tuyibangishanya n'ikindi kintu. Nubwo nari naragize warnings nyinshi, nari naragize revelations nyinshi, ishurirwa kenshi, n'ibimenyetso byinshi cyane ku cyo kintu ngomba kukireka kikagenda, I still hanged in there. I still hold it like tight. Nakomeje numva nyigundire numva gifite gukomeza kuba kiri part of me. So igihe cyose Imana ibihari kugira ngo iducyahe, kuko ni nk'uko nyine umwana ushaka kumubuza ikintu ugakomeza ukimubuza ariko ntiyumve, ukamwereka ububi bwacyo ariko ntiyumve, rimwe na rimwe ukanamuhana ariko ntiyumve, byamara kurengera nyine ukavuga uti noneho ndaguha ibihano bikakaye, ndatabaza, ndahamagara aba uncle bawe, ndahamagara aba auntie bawe, I have to do something, you cannot keep on doing these things. So uko niko byanyendekeye. Cyari ikintu nabonaga ko I'm not supposed to be doing it, cyane cyane nk'umukristo, ariko ndakomeza ndakigundira. Ndi kubivuga kugira ngo nawe ushaka ubana ufite ikintu mu buzima bwawe ugundiriye, cyangwa se ukomeza gukora kandi iyo Imana yarakikubujije, cyangwa se ubona ko atari kudakwiriye kugikora nk'umuntu, ariko ugakomeza ukizirikaho. Imana yo hari igihe nyine byinjiramo, hari igihe Imana interveninga, kandi iyo Imana ibyinjiyemo akenshi usanga nyine ari ibintu biri tough. Imana irahana, Imana iracyaha, kandi Imana irakubita. Mu Baheburayo ibice 12 hari ahantu handitse ngo ese ko muri abana b'Imana, Imana ntabwo izabacyaha? Ese muri abana nyabaki niba mudashaka gucyahwa n'Imana? Ese niba munacyahwa nimutumva muzaba muri abana bwoko ki? So Imana uwikunda iramucyaha, niko iryo jambo rivuga. N'umugisha nubwo kugucyaha akenshi bishaka kugaragara nk'umuvumo, cyangwa se ukagaragara bigatuma ugira agahinda, bigatuma uca mu waro mwinshi, ariko wibuke ko nawe inkoni nizo zagukujije, kandi ababyeyi bawe baragukubitaga. Ariko uyu munsi hari igihe ureba inyuma ukavuga uti nshimira Imana ko mama yankubitiye kino kintu, nshimira Imana ko papa wanjye yankubitiye kino kintu. Ukabona abagenzi bawe bakora ibintu by'ubugoryi kubera ko bo ibyo bihano batabigize. Ibihano ni ikintu cy'ingenzi. Ngira ngo abantu bakunze gukurikirana video zanjye z'ababyeyi, nkunze no kubibabwira ukuntu hari ijambo riri mu migani rivuga ngo igisha umwana wawe inzira nziza umuhane, inzira umwigishije
azasaza atarazibagirwa. So niko bigenda, nk'uko tuhana abana bacu tukabacyaha, niko n'Imana natwe rimwe na rimwe duhana ikaducyaha, trying to emphasize that stop. Ariko akenshi amaso ya muntu nyine arareba akavuga ati si iki kintu ninyereka, where will I go, what will happen to me, ukabona ntandi mahitamo ufite ukakigundira. So Imana yinjiye mu buzima bwanjye, interveninga, and I'm so grateful ko Imana yivanze mu bintu byanjye, ikanyereka inzira yo kucamo, ikanyereka inzira yo kunyuramo, ikanyereka ko inkunda ibinyujije mu kunyaha. So I'm so happy and I'm so back. I'm back. Ndabasezeranyije ko mutazongera kumbura, kereka niba ikindi kintu kidasanzwe, ariko I believe ko kuri iyi nshuro I'm back once and for all. Ibi nayo ndimo ntabwo byari binyoroheye, ariko right now I've recovered. Natawe ubushake bw'Imana ku buzima bwanjye, natawe ubushake bw'Imana kuri icyo kintu, natawe ubushake bw'Imana imfiteho n'umugambi wayo imfiteho, and I was like, yeah God, you're so right. Iyo nkomeza kugenda muri direction ntabwo nari kugera kuri purpose, ku ntego Imana yandemeye cyangwa se ku kintu nkeneye kugeraho. Ntabwo iyo nkomeza kugenda muri murongo ntabwo Imana yari kunkoresha, kuko ngo nizeye ko Imana ifite imirimo myinshi cyane yo kunkoresha, nizeye ko Imana ifite imigambi myinshi cyane ku buzima bwanjye, kandi nzi neza ko Imana iri kundema, kundemamo umuntu ushobora kuyirepresenting, umuntu ushobora kuyihagararira ku karubanda, umuntu ushobora kuyivugira, umuntu ushobora gutumika, kwakira ubutumwa bwayo kandi nkanatumika. Kubera ko hari ukuntu nyine nk'umukristo hari igihe ujyamo ukumva uratandaraje, ukumva okay ndi umukristo ujya gusenga, ariko ariko mfite no kujya mu kabari, mfite no kunywa inzoga, mfite no kujya muri party. Okay ndi umukristo ndasenga, ariko nakwambara n'utumini, nakora n'ibingibi, najya mu birori, this and that, ukabona nyine nawe urabivangavanga. Imana irakwihorera, ariko nyine igihe cyagera ikakubwira ati no, enough is enough. You are born for a bigger purpose. You are born to represent me. You cannot mix it. You cannot be there and there, and it's so good kubera ko akenshi nyine n'ubundi iyo umukristo umeze gutyo babita aba lukewarm Christians, cyangwa se abakristo bakaziyazi. Ntabwo ndi kuvuga ko Imana ibiguhora ngo uzajya uzajya ikuzimu, uzarimuka nk'uko abenshi muri mwebwe mwizera. Abantu bankurikirana mukunze kubyumva mbivuga. Imana yatubabariye rimwe by'iteka ryose, ntabwo itubabarira buri munsi, ntabwo izatubabarira ejo hazaza. Amaraso Yesu Kristo yogeje ibyaha by'ahahise, iby'uyu munsi n'ibizaza ejo. Nta namwe bihuriye no kurimbuka. Gusa nyine nk'uko bizi ko nk'umukristo still, okay, iyo wakira agakiza ubihindutse umwana w'Imana. Umwana w'Imana rero ntibivuze ko utazakosa, nubwo turi abakiranutse tukababera nk'uko Imana yera. Nabisobanuye cyane ko uko gukiranuka ntabwo ari ukwacu, ahubwo ni ukw'Imana. Turi abana mu rugo, no kuba uri umwana wo mu rugo ntibivuze ko udakora amakosa mu rugo kandi ugasanga ababyeyi bakeneye kukugorora, ariko it has nothing yuko bivuze yuko ngo umwana nimba akoze amakosa ubwo ngo ntagakira umwana, muramuciye ugomba kurimbuka. It doesn't work like that with Jesus Christ. Yesu Kristo turi abana be, yaratwejeje, turakiranuka kandi tuzajya mu ijuru nta kabuza. Gusa natwe nyine nk'abakiranutse hari ubuzima bw'umwuka tugomba kubaho, hari uburyo tugomba kubaho to representing Imana, dufite imyitwarire idacumuza abandi, itazanira abandi umwijima. So ndashimana ko Imana yanyujije muri iri shuri, ndashimana ko narivuyemo amahoro. Cyari ikintu gikomeye gishobora no kumpitana, cyari ikintu gikomeye gishobora no cyarampungabanije, ariko yes, amahoro n'ibyishimo n'ubundi n'umunezero narongeye mbisanga muri Kristo, kuko Kristo ari umutunzi w'imbabazi. Narahungabanye cyane, it's been like 3 weeks or a month, ariko yes, meze neza ubu ngubu nagarutse and ready to give you more content. Another thing that I'm so pissed about, ikindi kintu kiri kundakaza cyane ni uburyo YouTube zisigaye zikoramo. YouTube zirarakaza, mana yanjye, YouTube zirarakaza, I can't even say it enough. Wagira ngo dusigaye tuba regulated n'amarobo. Hari ukuntu nsigamo na AI ariyo yateka inzova cyangwa se ibintu by'ibimashini utamenya atari abantu, kuko ngubu ubundi mbere tugikora YouTube niyo wabaga washyiramo gap y'ukwezi wenda bitewe n'impamvu runaka kutari gukora, waragarukaga video bikaba yarebwaga nyine
okay, views zikaba zagabanutse ariko atari cyane, ariko ubu ngubu nusibira n'umunsi umwe bakahita bagushyira down, ugasibira n'iminsi 5, noneho umva bakakwica neza, mbese akazi kawe bakagahindura, umwanda akagindura nkaho nta kintu uri cyo, like nothing, like it's nothing. So birababaza kubera ko tuba twashizemo akazi gakomeye, manashizemo amafaranga, manashizemo igihe, mfite abakameramani, mfite I put in a lot of money ku byo kugaruka ugasanga akazi kawe bagashyize hasi, watching hours ziri hasi. Is so annoying. Gusa n'abanyarwanda muri rusange nabo ndabanenga kubera iki ibintu bamukubise, bamenye amatwi, bamuzamuye, bamenye ijisho, bamwirukankanye, bijya ama views menshi, ariko ugasanga ibintu by'ubwenge, ibintu by'ibiganiro bifite akamaro, you don't want to listen to them. No kuri mufite kwikubita agashyi. Social media zari kugira ngo ziduserving ibintu byinshi, ntago ari entertainment gusa, ntago ari inkuru gusa, ntago ari gusekana gusa, ntago ari amagambo gusa no gusebanya. There's a lot we can learn from YouTube, there's a lot we can learn from social medias that have nothing to do with gossip. Okay, anyway, catch me up in the next video. Nzagaruka dutangira dukomereza hamwe ibitabo byacu, mfite n'ibindi bishyashya natangiye, mbayishyuye utuntu twinshi. See you. Thank you so much. Bye.